Nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwabicuma Claire Ingabire, guhangana kw'abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa Rwabicuma n'ubuyobozi bw'ishuri byabaye kuwa gatatu tariki ya 12 Gashyantare. Ngo yagiye ku ishuri ahurujwe n'ubuyobozi bwavugaga ko hari abana bateye amahane. Imvano y'amakimbirane kandi yabaye kuba umuhungu yiga mu mwaka wa 5 yaravunye umukubuzo w'ishuri mu ntangiriro z'igihembwe, umuyobozi w'ikigo akamusaba kuzazana umushyashya undi ntiyawuzana. Amusanze mu ishuri ejo bundi kuwa gatatu, amwibutsa ko yamubwiye ko azagaruka kwiga ari uko awuzanye, undi aho gusohoka ngo ajye kuwushaka ahubwo ashaka gukubita umuyobozi. Umwarimu wari uri mu ishuri arimo kubigisha atabaye umuyobozi w'ikigo, agundagurana n'umwana, umwana ngo akamubwira ati reka ngikubite iki kigore. Mu gihe bakiri muri ibyo, umwarimu afata umwana ati have wikora ikosa nk'iryo. Mushiki w'uwo mwana nawe wari uri mu rindi nawe abaje kurwana. Préfet des études aratabara, atabaye wa mushiki w'uwo musore wari wateje amahane, noneho ngo afata Préfet des études mu mashati nawe baragundagurana. Ubwo bari ku ishuri hamwe n'inzego z'umutekano bari kubaza uko byagenze, babana bateye amahane nabo bapfukanye mu ishuri imbere ya bagenzi babo, bagiye babona ababyeyi b'aba bana baje nk'abiteguye kurwana bari kumwe na mukuru wabo utakiga. Bakubita urugi rw'ishuri twarimo, bati muhaguruke twigendere. Bahagurutsa abana, narabereretse njya ku ruhande n'umuyobozi w'ikigo twari kumwe, umupolisi twari kumwe. Ariko se mwaretse mukumva ikibazo cyabaye hano, murajyana abana hehe tudakemuye iki kibazo? Nimuze twigendere. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Erasme Ntazinda nawe avuga ko ari uko byagenze, akanongeraho ko aba babyeyi bafunzwe kubera amahane bakomeje gutera no ku biro by'umurenge aho bari bahamagajwe kugira ngo bagirwe inama. Baje ahubwo baza gutera amahane, noneho birangira rero babajyanye kuri polisi kugira ngo amahane acogore. Cyakora umugore we arataha, umusaza polisi baramusigarana, nawe bamurekuye mu gitondo. Mu gitondo uyu muyobozi avuga bamurekuye ni kuwa gatanu tariki ya 14 Gashyantare. Abaturiye iri shuri nabo uko bavuga byagenze ntibitandukanye n'iby'aba bayobozi bavuga. Abafundi bari kubaka urugo rw'iri shuri bo banongeraho ko se w'aba bana yashatse gutera amabuye mu madirishya y'ishuri bakamubuza. Uyu ni umwe muri bo ugaye imyitwarire ye. Ntabwo wabona umwana yakojeje ikosa ku ishuri, ababyeyi bamufite mu maboko kuko n'abarimu tubemera nk'abarezi, guhaze umuryango wose, murumuna na mukuru niyo nka bose baze gutera ikigo. Naho kubijyanye n'icyateye uriya muryango kuza ku ishuri usa n'ugabye igitero, Esther Mukagasana ari we nyina w'abana bateye amahane, uvuga ko yaje ahurujwe n'umugabo we ko abana babo bari gukubitwa, yivugira ko babitewe n'uko ubuyobozi bw'ishuri bwari busanzwe bubatotereza umwana. Imvano yo gutotezwa kandi ngo n'amatafari ikigo cyagurijwe mu kwezi k'Ukuboza 2019, igikoni cyabo cyaguye. Nyuma yaho umuyobozi w'ikigo akajya akunda gutoteza umwana amubwira ngo azabwira se amwishyura amatafari ye. Icyakora umuyobozi w'ishuri avuga ko bamubeshyera uko atabaza umwana amatafari kandi we yagurije ari se. Ndumva iby'amatafari n'iby'uburezi dutanga muri iri shuri birahabanye cyane. Kuzana umwana muri ibyo ndumva ari ababyeyi barimo bashakisha izindi mpamvu, wenda kubera ubuhemu bagize n'ibiki, ariko nayo matafari nta nayo mbishyuza, ntayo nigeze mbishyuza. Anavuga ko ntawe ugeze akubita bari abana, ahubwo ko babapfukamishije bakanatuma ababyeyi babo, maze aho kuza bumva icyatumye babatumaho bakaza barwana. Ubwo naraje nsanga barimo barabakubita kuko narwanaga ngiye nsohora abana banjye, ndahita bamanura nanjye mpita manuka. Kuri ubu uriya muhungu n'uriya mukobwa bateye amahane ntibajya ku ishuri, ariko ngo barumuna babo babiri biga mu wa 2 no mu wa 3 w'amashuri yisumbuye kuri iri shuri baturiye bajyayo. Ababyeyi bavuga ko ishuri ryabirukaniye abana bakanabima icyemezo cy'uko birukanywe kugira ngo bajye kubashakira ahandi hantu biga. Ubuyobozi bw'ishuri bwo buvuga ko butigeze bubirukana, ariko n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza avuga ko ibyo kubirukana bitabaye bitewe n'uko ari icyemezo gifatwa n'ubuyobozi bw'akarere nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bw'ishuri, kandi ngo ntibarabikora. Sirazi Kubwimana mukuru w'aba bana avuga ko ababyeyi be bagiye kurega ubuyobozi bw'ishuri ko bwabakubitiye umwana inkoni zo mu mutwe byanamuviriyemo kuva imyuna kandi ubundi atarabisanganywe. Impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko bagiye kumuvuza ku cyumweru tariki 16. Marie Claire Joyeuse, KT Radio mu karere ka Nyanza.